M23 yamaze gukora ibintu dusanzwe twese tumenyereye. Ni ukwishinganisha gukomeye cyane nyuma y'ibitero bimaze iminsi bigabwaho igaragariza isi yose cyangwa se igaragariza amahanga ko noneho nayo yaba igiye kugaba ibitero karundura, ibitero karabutaka, ibitero biteye ubwoba. M23 iri gusohora amatangazo y'ibitero byayigabweho ni igihe cyose iba itari kugaba ibitero cyangwa se itari gukora imirwano karabutaka cyangwa se yeruye, ariko nanone itari gukubita umwanzi. Ariko iyo M23 iri kurwana inkundura cyangwa se iri kugaba ibitero karundura, ni cyagiye bicecetse n'amatangazo ya Laurent Kanyuka umuvugizi wayo tujya tubona. Akaba nayo mpamvu rimwe na rimwe tubona iminsi tutabona ayo matangazo, nyuma tukazongera kubona amatangazo. Bivuze ko M23 yari karungu iri kurwana intambara karundura, iri gushwanyaguza, iri gukubita FARDC ndetse na Wazalendo ndetse baracacura ba Black Water ndetse n'abandi FDNB. Icyo gihe ntabwo tujye tubona amatangazo atabaza cyangwa se avuga ku bitero byayigabweho, ariko yimaze igihe ituje yicecekeye tubona amatangazo. Kugeza uyu munsi birasa nk'aho ibintu byamaze kurenga inkombe cyangwa se amazi yarenze inkombe. FDNB, Wazalendo, FARDC, Kinshasa muri rusange bamaze kurenga umurongo utukura. M23 yatangaje amagambo akomeye kandi ateye ubwoba, ni amagambo karabutaka, ni amagambo amaze kugira ikintu atugaragariza, ni amagambo yavuzwe akurikirwa n'ibintu biteye ubwoba cyane. Buri wese aba adashaka kubona cyane cyane ubutegetsi bwa Kinshasa, ubwo ndavuga inshuti zo kwa ba Tshisekedi ndetse n'abandi bamaze kubona ko ari amagambo akurikirwa n'ibintu biteye ubwoba kandi biteye ikintu twakwita nk'agahinda, kubera ko ni ibintu bikurikira intambara karundura cyangwa se imirwano karabutaka ikurikirarwa n'ubundi no gufata ibice. Twagiye tubibona ubwo babidutangarizaga, bakava ahitwa mu kibaya cya Ruzizi bakagenda bakagera hafi ya Uvira mu misozi ihakikije. Twarababonye ubwo bagendaga bava muri Masisi bagafata Walikale, ibice byinshi cyane. Twarababonye ubwo bavuga Bukavu bavuze ijambo rimwe bikarangira bafashe umujyi wa Uvira. Ibyo byose ni ibyagiye bikurikira aya magambo M23 itangaza gutya. N'uyu munsi rya jambo duhora twikanga, rya jambo duhora dutegereje kubona M23 yaritangaje. Ni itangazo karundura, ijambo riteye ubwoba cyane ryaje ko rikangaranya isi yose, rikangaranya cyane cyane ubutegetsi bwa Kinshasa buhora bwiteguye kugira icyo bwasubiza, ariko kugeza uyu munsi bwagize ubwoba bukomeye cyane cyangwa se navuga ko bwikanzemo. Ni ijambo M23 batangaje nyuma y'ibibazo iminsi batuvuga yuko muri Masisi ari ibitero bikomeye cyane cyane byegera ibirombe bya Rubaya, tukavuga ko muri Walikale ari ibitero karabutaka kandi karundura, tukabwira ko muri Minembwe Poizo ari intambara karundura karabutaka ikomeye cyane yarose, tukabwira ko muri Bukavu Wazalendo, FARDC ndetse n'abandi bamwe muri FDNB bari bamaze kuhinjira bucece cyangwa se gake gake bamaze kugera muri uyu mujyi. M23 rya jambo ije irarivuga ku mugaragaro, isi yose byumva. M23 abahungu ba General Sultan Makenga n'abakobwa ndetse n'inkumi bamaze kuba noneho bagira ikintu batangaza, ariko noneho ni rya jambo dora twiteguye ko hari ikintu kiba kigiye kuba. Ese barafata umujyi wa Uvira, barafata Walikale yose cyangwa se barafata ahandi? Ibyo byose nibyo twege turi gutekereza, ariko nanone tuzi ikigomba kuba kigiye kuba cyakurikira, kubera ko M23 yatangaje amagambo nk'aya ngaya, amagambo ashaririye, amagambo ariho urusenda ndetse n'umunyu. Tuba tugiye kubona ikintu kidasanzwe, ikintu kiba kigiye kubikurikira, ni ikintu isi yose ibidakwiye cyangwa se ititeguye kuba yabona muri ako kanya. Mbere yuko twinjira wenda mu byo uyu muvugizi wa M23 yatangaje, Laurent Kanyuka, amagambo karabutaka, amagambo ateye ubwoba cyane, amagambo nyine twese dukwiye kuba tutakerenza kandi ateye ubwoba cyane, avuga kubigiye kuba byaba. M23 hari ikintu tuyemenyereyeho, ni ikintu mu ijambo rikomeye cyane bavuga ngo
matumizi ya nguvu kupita kiasi. Ni igihe uba ugiye kwicisha inyundo urushishi cyangwa se ugiye gukubita cyane ko ugakoresha ibintu by'umurengera cyangwa se imbaraga z'umurengera. Ibi ni byo M23 igikora nyuma y'uko igabwa ibitero bigiye bitandukanye, igikora ikintu twakwita nko gukubita cyangwa se kupita kiasi. Matumizi ya nguvu kupita kiasi, gukubitana cyangwa se gushwanyaguzanya imbaraga zikomeye cyane z'umurengera, ikintu gito kandi cyoroheje. Twarabibonye ibyo M23 yakoreye mu kibaya cya Ruzizi muri Plaine, yarabikoze irakomeza mu misozi ikikije Uvira, irabikora mpaka igeze mu mujyi, igera muri centre ya Uvira, mu bice bimwe na bimwe ndetse no ku mupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikuyemo FDNB, ikuyemo Wazalendo, ikuyemo abacacuru ba Black Water, ikuyemo abarwanyi ba Tanzania, ikuyemo abo kwa Angola kwa Sailoro ndetse n'abandi. Iri jambo rero rigiye gukurikirwa, turaza kwese kuba twese tutiteze cyangwa se turaza kubona, ni ijambo riraza kujyana n'ibikorwa, ijambo karabutaka, dore yuko M23 yatangiye kuvuga gukoresha systeme yitwa silent doing well. Ibere ikaba yaratangiye gukora operation karabutaka zihambaye, ariko nigira ibyitangaza cyangwa se nigira amwe mu makuru itangaza. Twarabibonye mu minsi yashize muri za Kaziba, muri za Kazinga, bamwe barakubiswe na ba General Yakutumba, bose bararashwe ku buryo bukomeye cyane. Amwe muri FDLR baramazwe kuri operation ikomeye cyane yitwa Udushoka, nayo tuzaganiraho. Ariko nibyo tugiye kuba twabona kubera ko nta handi bishobora kuba byakorwa cyangwa se twabihungira, kubera ko nibyo tugiye kuza twabona nyuma y'ibigiye gutangazwa se cyangwa nyuma y'ibyatangajwe cyangwa se nyuma y'ibigiye gukorwa na M23 abo kwa General Sultani Makenga. Mwumbona Ngayisina, Boy Maramu na Kigali Media Info na Kivu Update ya Songo ya Soro pe yakokera Motema. Ikaze kuri Kivu Update ndetse n'imiyoboro yose tugenda tubanaho nawe 5 kuri 5. Umuyoboro mwiza kandi wizewe, usanga amakuru meza kandi agezweho muri rusange. Nyemerera twinjire muri operation karabutaka. Operation imaze kuba byatangazwa na M23 ivuga ku bitero bimaze iminsi biba, ariko bitanga ishusho iteye ubwoba abantu bose bagomba kuba bakibazaho ibigiye kuba byakurikira. Ni M23 yaje kubitangaza babinyujije mu mutwe wabo wa politike ndetse n'igisirikare AFC M23 basohoye itangazo. Ni itangazo riteye ubwoba, itangazo rivuga ku bitero biheruka kugabwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, bashyiramo n'abafatanyabikorwa babo, ubwo baba bavuga FDNB, bavugamo Wazalendo, bakavugamo abitwa abacancuru ba Black Water, bakavugamo n'abandi bose bafasha ubutegetsi bwa Kinshasa. Uwitwa Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa AFC M23, yavuze ko buri gitero kizajya kigabwa ku bice ibyo ari byo byose bya 23 ku bijyaniranye n'uburemere bwacyo. Ingabo za AFC M23 zizajya zigisubiza uko cyagabwe. Niba M23 yagabwe bitero muri Masisi, nayo izajya bitero ahandi ku buryo bungana, ndetse baniharukire bimwe nakubiraga kupita kiasi. Nguvu kupita kiasi, gukoresha imbaraga z'umurengera mu bice bya leta cyangwa se mu bice birimo leta, mu gihe babagabweho ibitero karundura n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ndetse kandi banashyira ijambo rikomeye cyane, ijambo ryakomeje kugenda abantu bose barigibazaho, ariko n'umundi n'ijambo abantu bamaze kumenya icyo riba risobanuye, ko bazajya basanga ibitero aho byaturutse. Ibitero byatukaga mu mujyi wa Uvira ubwo bawufata twarabibonye,
nicyo kintu cya mbere ngo cyari kibajyanye gusanga ibitero aho biturutse. Iryo jambo nanone ryigeze kugaruka ubwo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangkok kiri igisangane cyaturizwaga ku buryo bukomeye cyane na drone za M23, bavugaga ko ari mu rwego rwo gusanga ibitero aho byaturutse ndetse n'ahandi ABCD. Twagiye tubibona ni ibintu byakozwe ku buryo bukomeye cyane kandi byangiza ibintu bikomeye cyane ku butegetsi bwa Kinshasa, bisigamo ubwoba. Wenda ngiye mu byo M23 yatangaje cyane cyane uyu muvugizi wayo Laurent Kanyuka yavuze ko ukwezi kwa Gicurasi n'ukwezi kwaranzwe n'inyongera z'impungenge ku mutekano haba ku butaka ndetse no mu kirere ku bitero byagiye bigabwa n'ingabo z'iki butegetsi bwa Kinshasa. Ubwo niba bajya bavuga ingabo z'iki butegetsi bwa Kinshasa ujye wumva bo Wazalendo, FDNB, abacancuro ndetse n'abandi ABCD. Yavuze ko ibyo bitero byibasiye abantu benshi cyane ndetse n'ibirindiro byabo. Ubwo bavugaga ibirindiro bya M23, bavuga muri Minembwe, muri Masisi, muri Numbi ndetse na Walikale. M23 imaze iminsi ivuga ko ihangayikishijwe cyane n'ibikorwa byo gukusanya ingabo, intwaro ziremere n'ibikoresho bya gisirikare bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo y'urugamba cyangwa se ku mirongo y'urugamba cyangwa se kuri front line muri rusange, cyane cyane mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mutwe uvuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bushobora kuba buri kwisuganya kugira ngo bwabagabaho ibitero karundura bubatunguye ku buryo bukomeye cyane kandi bwihuse. Ibyo twarabibonye mu bice bimwe na bimwe. Muri Masisi twari tumaze iminsi tubona Wazalendo ziga bitero kuri M23 bikanazishobokera kubera ko ahitwa muri Kaziba, ahitwa muri Gatoyi n'utundi duce bagiye bahareka cyangwa se M23 yagiye iharasirwa irahareka burundu yasubiramo nyuma. Ngo M23 ikaba yamaze kumenya neza ko Kinshasa iri kurunda ibikoresho ndetse n'abasirikare muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kugira ngo ibe yakigarura ibice. Kandi amakuru n'undi natwe dufite nuko uwitwa Felix Tshisekedi ngo yaba yararahiriye kuba yakigarura bimwe mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo hafi ya byose harimo na Bukavu. Ngo Goma ikazaba ya nyuma bazirukanwamo mu gihe kizaba kiri imbere, ariko Bukavu ifitwe na Kinshasa. Ibyo ngibyo biri mu byo Tshisekedi ngo yiyemeje bigiye no kumufasha kuba ngo yahindura itegeko nshinga rya Repubulika mu rwego rwo kugira ngo abe yakongera kwiyamamaza, nubwo bigikomeye cyane kubera ko ni imyigaragambyo myinshi iri gutegurwa cyangwa se iri kuba yakirwa mu bikorwa n'abitwa ba Martin Fayulu bavuze ko bagiye kumurwanya bivuye inyuma. Ariko n'ubundi nk'umutegetsi cyangwa se nk'undi muntu wese uyoboye igihugu ntabwo yabona inzira yabinyuzamo kuba yahindura itegeko nshinga. M23 mu itangazo ryayo tukirimo yavuze ko bagikomeje imyiteguro mishya, bavuga ko bamenyesha abantu bari bose k'ibitero bizagabwa mu bice bye byose M23 irimo, haba ku buryo bukomeye cyangwa se bworoshye bidasubirwaho. Ingabo za M23 ubwo bakoresheje ijambo ngo ingabo zacu zizafata ingamba zikenewe kugira ngo zisunike kure izo ngabo zishyizwe hamwe kandi zashyiriweho kuba zahungabanya umutekano wa rubanda cyangwa se w'abaturage. Bavuga ko ngo ingabo zabo zizaba ziteguye ko bazasubiza inyuma izo ngabo zaba zabagabye bitero cyangwa zaba zabujije umutekano abaturage. Birumvikana bazafatana bimwe mu bice. Ibyo ni ibintu bitakwiye kuba byasubirwaho cyangwa se byaganirwaho. M23 yasoje ivuga ko kuri ya kabiri muri Kamena 2023 n'ubundi bitero byakomeje muri Bidegu, Gakenge, muri Mikengeshi hakoreshwe drone ndetse